Sha. Where? Sha. Urane ka sha. Nindo abanyamazanga ariko sha. Niko. Chichana zachi shaba. Ariko sha. Urane ukuntu ngeze. N'umugore wawe. Urane ukuntu ngeze sha. Ariko chichana wewe uzakwisha busa. We. Karoli turahurira mu turahura buri munsi akambwira ibyaho. We sha. We yenza agutwika jewe sha. Mana yanjye ubuzima bwabona ariko musobanuro ntacyo twaremye kugira nananiwe n'ibingibi kuko Imana yanjye ndabigenza gutya ngo cya kigoyi cya muyomba cyane Yewe uriya mugabo ni Karoli ikintu uzabukora uzamwija ariko yewe cya cyana cya mushiki amasambu yose ariko gishaka kuzagira manyiya we ndegure ndaye ariko mwana ngo narene zewe ikintu zawe namwisha kubera ko mbona ashaka kuzabitsa ikibazo mbega manyiya we ndekure ntahe we sha where sha urane ka sha nindo abanyamazanga ariko sha niko chichana zachi shaba ariko sha urane ukuntu ngeze n'umugore wawe urane ukuntu ngeze sha ariko chichana wewe uzakwisha busa. We Karoli turahurira mu turahura buri munsi akambwira ibyaho. We sha. We yenza agutwika jewe sha. We yewe sha. Ariko ibili we sha. Ariko zakwisha. We
Rekwa sasa. Wewe mja. Ukagenza gute noneho mana y'isinisu Musigaye mundega ndo. ese mukabwiza neza gute ndebera uri iki gishinze cyakiri mu biki bikurame nemba we Musigaye tujye mu nzu tujye mu nzu murashaka kuzanyisha. tubizo ya nta muntu wo kwica ngwino Murashaka kuzansanyisha. oya mureke tugende tugende mureke mwibonere ndaje mubwire Uraririkisha. sureba ibintu gukora umugabo wanjye noneho yasaze kubera wowe igera kubwira ngo guca nibabura ibi ni ibikizwe nari twahishije ubu ndamugaburira iki runo rugo rurananiye gira umugabo ngira wakwica ugasanga nyakora nakuniga ndagutwika ibintu byose kubera wowe ubundi wasanganye kugapfa mana ya uru rugo rurasengereje n'ukuri kw'Imana wasanganye kugapfa burundu tukagushyingura reba narananutse kubera wowe umugabo wanjye nawe yarasaze kubera wowe ubu si utuzagenda cyane imbabura ndamugaburira iki aranyica umva nagira icyo mubwira ndaza ndagushyingura umuntu muzamenya ndetse tujya guca n'imbabura hanjye jya ndumva nakumena nk'umutwe akagushyira nyoko wanjye geraho uri kumva neza gira vasayini n'undi munsi nsangana nawe imbabura yasaze Mademoiselle. Nagite. Sukari iranyishe. Amakuru yawe. Amakuru nayo turana araya amakuru isuka. Nari nozu. Nari tugurira samani bishira. Shawa byihoreye ku rugo rumeze nawo. Usuvuye. Yarbuye hano. Mane kamede. Andi makuru. Amakuru nayo pe isuka imeze nabi ariko tuti wakinze gutaha naho wakabiri twagira ngo ihingira abana 30 shabyihorera aho gasekara niki sekari namahoro pe wakintu bishakubwira naho ngira inama n'ukuri birandembeje n'isuka ndabanyikubise hasi pe eza mana yawe gira hino pe nakomeze ndakugendekeye bitse kirari kandi ibibazo birandembeje ikibazo cy'imyenda washyira ibibazo amana kubera ko nabyo ibyo byihoreye asigata yabura gutsinda se yabura gutsinda kubera ko y'umwana murayimaze ubwira ishyano na ni ibitoki aba yagurisha
cyana ngo ubugore bigira amagambo ubundi nkaho rero nkubwiye ngo ureke umubwire ubwo n'iki wari umamagara uzamubwire ngahambira ntikigira kubona nigendere we mfite gahunda nyinshi umugabo arananiye urugo ruranzengere nuko ngiye gusara nawe se rwakuzengere umugabo arananiye oya muhore n'umwana nawe nuko oya rega umva bizajya bibakurikirana rega no kunaniye se ibyo mukora se murabizi kandi uri sana wa mugore we oya no uri turi inshuti mbona uri umurozi usa nk'abarozi ndakubwira ngo ngire inama ndikukuganira ndikugutakira urafata umwana mukamwisukizana ndavuze ngo utuma gushyira mu murima utanawutana umwaku n'ubugambo bubi ntabwo kuko rero nkubwira ngo ngire inama nawe nkubwira ngo uze uvuge ubugambo bubi ariko wajya ugabanya ubushinzi maza ese uba ubona abantu bo batazi kuvuga ugabanya ubushinzi ugenda ndavuze ngo manuka manuka ubwo butenge bwawe gera vuba ukaracanuka ubudamu bw'iki gihe wajya ugabanya ubushinzi aho ngaho azabakora nawe birakureba manuka ndakuyane n'undi munsi ntuzajya no kumvugisha wa kigore we kibi gusa aka nawe manye bambwira ariko se noneho uyu mugore yagiye ko yatezemo akanyagwa ariko nyine urugo nta muntu urimo noneho sinzi iyi nzara yose ko imeze nabi kandi nawe yatsinze bite se ko yatinze wowe watinze ihorere ntakomeze umugore we aratinze yaranyoshe dore ndamanutse arindi kuva kureba bya bindi ku isambu niyo hari guhinga nuko arampamagara yaransikanuje mu murima yaranishe neza arantutse shaka sinzi ukuntu bizagenda pe aho bariri imitungo ya mwenenye nawe wagira ngo twarayiciye karakana bakazengereje asigaye afite umurengo wa kizu uri hariya ahora sinze ngaho ego k'ibitoki byabo yicara gurisha reka inzaga atenda kuzamumena inda ariko ndashaka ngo yari yasinze ndashaka guraho nawe mwikubitira uriya mugabo asigaye amenyera oya ntabyo ndamwikubitira wenda ubuyobozi bubizemo kuko kumva nta bintu byo ibintu ndabirambiwe rwose ubwo ugomba kugenda ukamwiyama abone anantangirire mu nzira ndi kugenda ibintu usagasuzuguro ibintu ndabyanze ndabihaza saa kumwiyama ntabwo nakiyama umugore reka nze kwiyama irambwa ngo ni hakiza ndayiyama mu rugo rwanjye ibintu ndabirambiwe rwose ibi byo ari akiza uri hariya ibintu asigaye yarigeze byari amafaranga asigaye kwigishwa y'umwana oya genda umwihanize ndagushyigikiye rwose genda ugereyo ariko umubitire uriya mugore umumera isomo ku buryo n'undi munsi atazongera kumenyera kuko ibintu by'agasuzuguro bicara batumenyerera ubwo ndanabihaze pe ariko izo mboga zari zinyishemo kajyana umutwe batero abasaba bo ntibagikora isuku ahangaha ibyo batekeyeho umwaka washize n'ubu biracyari ku muryango are nzanira ku mazi yo kunywa shaka ndi hose ubundi umeze neza akira ndiho pe umagaze hejuru ye mukoro none iyo hari ikintu wenda kunsaba umpagarara inyuma naho agasuzuguro kandi ngaho hagarara aho ngaho mubwira umuntu kukubwira mu gihe wazambara ukansubiza mu ishuri abana bose twigana bahora bambaza kuki navuye mu ishuri kuki nakiga ubwo ni Karoli na wa mugore we none tuba Karoli turigana njya bayimbwiye n'abanyeshuri nahuye na wa mwarimu yanyigishaga rero umva nkubwire arenya nta mafaranga mfite
yo kukurihirira ishuri ntayo wowe ugomba kubura ahangaha ukazakura ugashaka umugabo nta mafaranga yo kukwigisha mfite. Abo bana birwa bakubwira ibyo cyangwa niba ari na Karoli n'umugore we ubwo bazakujyane ku ishuri nta mafaranga yo kukujyana ku ishuri mfite. Papa yasize amasambu na mama uzajya nukataho gato yugurisha njye ku ishuri. Nsigaye mvuga ukanamvugiramo mfata amasambu ya mushiki wanjye yagurishe ngo nkujyane ku ishuri. Na mama akurabona agasuzuguro kawe. Haguruka ugenda nta mafaranga mfite yo kukwigisha nta mafaranga mfite. Wowe nugukura ukazashaka umugabo ukagenda ukatuvira muri runo rugo nta mafaranga yo kukwigisha dufite. Ukabona niko yajaje tangiye n'ibyo kurikara mu ishuri. Uyu ni Karoli n'umugore we. Aki yewe muraho ariko se Aki ndakwiyamye mu rugo rwanjye n'umugore wawe. Nose ni ngombwa nose urenda urugi rwanjye ko ndabona yenda nose kurya wabona uko ariko umbabaza ariko warabyimbye waguze n'inkweto urahura byibye nose birakureba birandeba urugo rwanjye ugiye kurusenya n'umugore wawe birandeba do iwawe wambonye kera akagore kawe ningafatira mu rugo umugore wanjye irashinze warogo baze mu mudugudu ubundi warogo umugore nzo ukazagira ubwenge uzi uko umugore yarakuroze Karonde nakora byibyo Karonde ariko yasabara neza ariko usko bavuga ariko kandi umbaza ikibazo ndakwiyamye kandi bajya bavuga ngo ndakwiyamye Karonde ndakwiyamye ishari ari umuntu ahera Karonde kandi Karonde ndakwiyamye Karoli ndakwiyamye gikoze usigara uneri wanje ngo bitemewe uziko nakure kundeka uziko nakure wiwawe ntago aneri wanje umugore kandi ishari doredo ishari kutagisiba iwanje mu nzira utaje mu kabari ngo ejo bundi mu kabari wanesha abantu urandusha ibitungo uriya na mushiki wawe ibitungo byano zifite ya mushiki wawe ya mushiki wanje wayihaye umwana akajya kwiga nungaga ntago yicoye kandi bana ibyo kujya mu gatandatu naheze mu rugo nabaye umukozi wawe ishari nahandi yibana akabare kawe kabaye kumba uva mubwire bikomere biri binshimizeye ko ejo hashobora kuba heza ntaboha amarira azahoraho zongera guhaguruka buhoro buhoro mana mfasha